na share kugira ngo bize kugenda neza. Nta kindi tuba tubivugira no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, mbese bisangiza abandi n'abandi babisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi hose, ko nizo nshingano Yesu yadusigiye muri rusange. Rero amazina yanjye ni yayandi, nitwa Niyonkuru Faustin. Imana tugirire neza. Ubwiza butumwa icyo mparanira cyangwa se intego mfite no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza tunyuze mu mpande zose zishoboka kugira ngo tuzabigorerwa n'umwami. Imana rero bamugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Imana turagushimira kandi turaguhimbaje. Turagushimira ko wabanye natwe mu minsi tumaze, turagushimira ko wagiye utugirira neza. Cyuro ni cyawe. Nta wundi mugisha dufite uretse wowe, urarufa uromega kandi witangira ukaba n'iherezo. Turagushimiye muri aka kanya rero, turagushimiye ko wemeye ko ubutumwa tujya tubutambutsa muri ubu buryo. Nabyo nishimwe kuko niwe wazanye tekinoloji, kandi tekinoloji yavuye mu buhanga wahaye abantu ubwenge. Niyo mpamvu twebwe tugira ngo tuyikoreshe mu buryo bwo kwamamaza no kukuvuga kugira ngo ubutumwa burusheho kwamamara. Icyubahiro ni cyawe. Tubane natwe muri jambo, imbaraga zawe zigaragara mu mwuka weraganze. Ntabwo ari twagwa ari wowe Mana, kugira ngo ni wowe uzi icyo aba bantu bagiye kumva, bafitiye inyota cyangwa se bafitiye inzara. Kandi ijambo ryawe turabizi ko ritagira imarukira ubusa, ahubwo rigira ngo ni umutsima utunga ubugingo. Urakoze no kubanye natwe, tugire neza, komeza kudufasha guseneza kuri Uwiteka. Amen. Bene data dukurikiye rero, reka dusome ijambo ry'Imana. Tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28, turahera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7 kugira ngo twihute. Haranditse ngo, ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Imana tugire neza. Haleluya. Nanjye ndabibabwiye yuko Yesu yazutse. Nishimira ko ati mugende mubwire ko Yesu yazutse. Nanjye bamurikiye ndababwiye ko Yesu yazutse atakiri mu gituro. Ufite ubwoba n'izindi mpungenge, Yesu yarazutse. Ubu ari buryo bw'Imana, kandi tunamubona no mu buryo busanzwe. Iyo dusenga mu buryo bw'umwuka, Yesu aragaragara. Icyubahiro ni cye. Imana tugire neza. Rero turashaka kuganira umutwe w'amagambo cyangwa se ikintu ushaka ko tuganiraho uno munsi. Ndashaka ko tuvuga ngo shaka Yesu ijuru ribimenye. Haleluya. Shaka Yesu ijuru ribimenye. Ndumva ariko tugiye kuganira. Birashoboka ko numushaka ijuru rikabimenya n'abantu bazabimenya, nibyo. Ariko twe turagira ngo dushake Yesu ijuru ribimenye. Murabizi uburyo Yesu yaje akora ibitangaza, avuka anyuze hariya Bibiliya tubwira aciriritse mu kiraro. Abantu benshi bari biteze ko ashobora kuvukira mu mahoteli n'ahandi cyangwa se n'ahantu hari hakomeye muri icyo gihe, ariko araza kugira ngo yicishe bugufi twese tumwibonemo. Arangije amaze kuzuka, murabizi ibitangaza byabaye, murabizi uburyo byagiye bigenda. Akora ibitangaza, umuri impumyi, akiza ababembe, akiza abarwayi, agira azura uwo bita Lazaro, azura umwana we Yayiri. Ibyo byose turabizi mu mateka, turabisoma. Haleluya. Yesu afite imbaraga zidasanzwe. Yesu iyo umwizeye akora ibitangaza. Uretse n'ibyo byo muri Bibiliya, natwari ibyacu. Igihe turimo turavugana ubwanjye, nari indwaye indwara idakira, yarandembeje umwijima. Umwijima ni inyama, ni inyama igoye kubaga. Burya igifu wakibaga, ukuntu bakibaga ukaba wakataho impyiko, ukavuga ngo barakuramo imwe, ukumva hari ukuntu bashobora kugerageza. Ariko inyama y'umwijima, uzarebe wenda umwijima w'inkoko cyangwa w'inka, nk'abantu wenda babizi, kuri iyo umeze nyine niko biba bimeze ni ku muntu. Nuvuga ngo ni inyama bigoye, ntifatika, ntiwayikeba ngo urongere uteranye, biragoye rwose, ikomeye. Rero no kubaga umwijima biragoye. Kwa muganga kenshi usanga utavurwa, no kuvuga ngo ugende uryame bakakubwira ibyo ureka, wari warandembeje. Kwa muganga byaranze, izindi nzira zaranze, ariko ngana inzira yo gusenga. Ndi mu cyumba ndimo ndasenga. Haleluya. Imana ivuga ngo ndagukijije. Guhera ubwo maze imyaka irenga 10 meze neza, narakize rwose. Ngo reka zero mubwire, ibintu byananiye abantu Yesu arabishoboye. Rero n'ubu aracyakora ibitangaza. Si ibyo kuzura Lazaro gusa, n'uno munsi aracyakora ibitangaza umwami wacu. Rero n'ugakora ibitangaza, isi irabimenya, abantu bajya kumureba, akiza abantu barwaye indwara, akagenda akora ibitangaza byinshi bitandukanye. Nuko rero ariko akajya avuga ati nzagera igihe mari iminsi 3 nzuke, akagenda bivuga.
abantu rero abigishwa bakabimenya n'abandi bantu wenda bakagenda babyumva gutyo nkuko byari byanditswe na mbere babihanura. None umunsi biraba koko arapfa, biramuhamba ku musaraba. Murabizi buri byose byagenze, biragenda byose, bise baramuhamba baranamushyingura, birarangira ku munsi wa gatatu rero. Ariko ngiye kuvuga kuri aba mama uwo bita Mariya Magadalena, niko bavuga muri Bibiliya, na Mariya wundi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Arangije hano ikintu bashatse kutubwira cyangwa se inyisho zirimo, aba mama ngo bakajya bagenda bana mugenzi wabo bamujyana muri rugendo ahetse umusaraba, abandi bamwe baratoroka, abandi barabura bajya kwihisha, bo baravuga ngo tugomba kugera ku mwami wacu. Bamugeraho, bagera hariya bagenda bareba naho bamushyinguye neza, bakajya baza gusura imva rero. Hano ngo baraza baje haleluya. Nushaka Imana ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazagera gute? Bazambona. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda. Yesu rwavuze ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Niba ukunda Yesu arabizi, kandi niba umushakana umwete arabibona. Abantu iyo bashaka ibintu runaka biragaragara. Hari igihe uravuga uyu muntu ashaka gutera imbere pe, ukuntu yakoze business imiranga ajya mu yindi, ndiranga ajya mu yindi. Ukabura umuntu yashatse akaza akava mu karere kamwe akajya mu kandi, akajya mu abantu baturiya muntu ahorana dosiye zo gushaka akazi, bikamenyekana ko umuntu ashaka iki? Akazi. Niyo ushaka Yesu, ijuru abantu bashobora kubibona yega, ariko twe turashaka no kuvuga ngo shaka Yesu kugira ngo ijuru bimenye. Aba rero ngo baje ku gituro nkuko bisanzwe, niko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ariko marayika abwira abagore ati ngo akihagera icyo agiye kuzuka Yesu ngo habaye umushyitsi. Iyo urajya ku bice 28 bwa mbere ureba ngo haje umushyitsi mwinshi. Abari bazi ko barinze mu gituro, bazi ngo Yesu ntari bazukane. Haleluya. Bari bararinze. Ariko ibazo ubundi kuki bagende nibaza cyangwa tunibaze kuki barinze umurambo, ko bari bamwisha ngo nta kigenda, ntabwo ari umwami ngo Yesu umwami. Kuki bashize barinze ku murambo? Baravuga ngo wenda ngo bashobora kumwe bakabeshya ngo ko yazutse n'ibiki. Izo ni ibintu wenda n'ibintu abantu bagenda bavuga, ariko bigaragaza ko batinyaga bavuga ngo uyu muntu koko ibyo yavuze bishobora kuba. Reka ze gukora mwene data byose yavuze bizaba. Bashyiraho abarinzi bashyiraho abantu bafite imbunda ngo turarinda ikintu ngo Yesu yakuvuzeho. Ntibazamenye igihe byaso. N'Imana yavuze kuzagura imodoka, ntibazamenye igihe wayikuye muri majero. Ndakubwiza ukuri, n'Imana yavuze kuzabona akazi, bazabona ku kazi, ntibazamenya gahunda ukuntu byagenze. Nta muntu warinda isezerano ngo aririnde gusohora, ntibishoboka. Ibyo mbivuze ndi umugabo wo kubihamya. Iby'Imana yambwiye byarasohoye. Hari ibyo dutegereje, ariko niyo umuntu byagenda gute nta kizabuza umugambi w'Imana kuba. Iki Imana yakugambiriyeho ntabwo bazakoresha uburinzi, barinda bakoresheje iki, ntabwo bazarira isezerano ryo gusohora. Ibyo nabikubwiye. Haleluya. Iki Imana yavuze kizasohora, ngo nta jambo na rimwe Imana yavuze itazasohora ryakutse. Uko yabwiye Abisirayeli byose byarabaye. Imana ishimwe kandi yabwiye icyubahiro. Harangije hano ngo bararinda, bari bafite ubwo ngo ku munsi wa gatatu bari buzuka. Hari ijambo ry'Imana ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'imisirino, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro, habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, aribirindura igitare akicaraho. Haleluya. Imana ishimwe. Abantu bari barinze icyo gituro, twavuga ko ari abasirikare cyangwa barashinzwe umutekano, ntibamenye nuko byagenze. Bakubiswe ngo n'umurabasize ukuntu nabyita, sinzi ikintu, mbese bahise bagwa gutyo ngo bikubita hasi. Yesu yazutse batanareba. Isezerano ryawe rizasohora. Bazagira ngo bigiye kugera burya ko ntibazamenye uburyo byagenze. Iki baravuze kizasohora, kuko byari byaravuze ko Yesu azazuka. Ngo amaze kuzuka cyetse nacyo twanagambiriye cyane, ahubwo nazo ngo shaka Yesu ijuru ribimenye. Ngo arangira ikintu cyabaye gikomeye. Haleluya. Ngo marayika ngo bagize ubwoba, igishyitsi kirakubita bagira, kuko ntabwo bari baje gushaka Yesu, ahubwo bari bamurinze ngo atazuka. Yesu ubwe aza abantu bamurinze badashaka azuka, azi n'abaje gutegereza yuko azuka. Ngo marayika ijuru ngo aramanuka ngo yicara ku gituro, ngo arakibirindira ngo akicaraho. Ngo aje ngo abadamu bagira ubwoba, baravuga ngo mwe mwitinya, kuko nzi ko mushaka Yesu wabambwe akaba yazutse. Ngo ahita bayitangaza ngo vuba mugende mubwira abigishwa ko Yesu yazutse nona. Ngo mwe mwitinya, ndabizi ijuru rizi kushaka Yesu. Ijuru riza amajoro rara, ijuru riza amarepetisiyo ukora,
ijuru rizi cyacu mutanga, ijuru rizi kwicisha bugufi, ijuru rizi impuhwe zawe, ijuru rizi uburyo wihanganira abakuvuga, ijuru rizi uburyo wihanganira ibigeragezo, ijuru rizi uburyo ugira ishyaka. Ayiwe haleluya. Ijuru rizi burakeye ujyamo, ijuru rizi uburyo wiyiriza ushaka amavuta, ijuru rizi ubutumwa uvuga hirya no hino, ijuru rizi cano tuvugiraho ubutumwa bwiza. Haleluya. Ijuru rirabizi, rizi uburyo Yesu uburyo umushaka arabizi, arabibona. Umuhati ufite arawuzi. We komereza wa mwene data, shaka Yesu, ijuru ribimenye. Aba bamama ntibageze babwira marayika ngo twe twashaka Yesu, ntibageze bisobanura. Ntabwo Imana ikeneye ko wisobanura. Imana izi ibyubamo, Imana izi, Yesu azi ibyubamo, Yesu azi ibyo ukora, azi uburyo ukiranirwa, azi uburyo ukiranuka. Yesu azi imigendereze yawe, azi imihagurukire yawe, azi imyicare yawe. Niyo mpamvu Imana nta muntu wayiguteranyaho. Imana ibizi byose. Haleluya. Shaka ijuru mwene data, haguruka. Niba abantu bashaka amafaranga, nibyo tugomba kuyashaka, tukashaka mu nzira nziza. Niba abantu bashaka akazi, nibyo tugashaka tunyuze mu nzira nziza. Ariko ni byose abantu bishaka, dushake na Yesu. Kuko niwe nzira no kubona ubugingo. Ntawe ujya kwa data atamujyanye. Shaka Yesu rubimenye. Aba mama ntibegeze bavuga ngo nukuri ngo tubabari uwo mwe mwitinya. Niba uzi gushaka Yesu wigira ubwo, niba uzi ko ari Yesu wakuzanye, niba uzi ko ari Yesu tumuvuga ubutumwa, niba uzi ko ari Yesu utumugenda hariya hose ugenda, ujya gusenga, ujya kuvuga ubutumwa, ujya mu marepe, ujya kuririmba, ijuru rirabizi. Wowe komerezaho, shaka Yesu, ijuru ribimenye mwene data. Mwe witinya kuko ndabizi gushaka Yesu wabambwe. Habwira abamama barwati yo niko bimeze, ati mugere vuga ko yazutse ni murebe ntaho hari. Ariko babagabo bo batari bashaka Yesu ntibamenye n'ibyabaye. Ntabwo warinda isezerano ngo uvuge ngo rizasora ko byagenda kose niba ari Imana yabivuze. Tujye gusenga Imana. Harimo abashaka Yesu bari baracoboye. Ndakubwiza ukuri, ongera ushyiremo akabaraga. Igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri n'iki no mu mwuka. Kandi ngo bena niwe Yesu ashaka ko bamusenga. Ntabwo agishaka bya bindi ngo ndarebera kuri kanaka n'ibiki bya bindi ngo baramvuga ngo biki. Oya, Yesu arashaka abantu mushaka by'ukuri, kandi abo bantu mushaka arabazi. Haleluya. Imana tugire neza. Ni umushaka arabizi neza. Ntabwo ashaka ubusobanuro, ntabwo ashaka ngo bakwandikire ngo bemeze gutya. Harimo abamushakaga bacogoye, ongera ubyuke kuko icyo wamushakiraga nikirarangira. Dushaka ubugingo buhoraho, isi zarangira. Imubona by'iterambere bizagiraho birangira. Niyo bitarangira wowe bisiga, ugasiga inzu n'ibindi byose cyangwa nakazi bikarangira. Ariko umuntu upfuye amwizeye, ngo dufite kwizera yuko na nyuma y'ubuzima dufite ubundi buzima. Haleluya. Twe turabyizeye neza ko nyuma y'urupfu urunguru ahubwo twende dushaka kuzapfa kabiri. Turashaka wenda ibingibi nta kibazo n'inzira tugezayo, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kubamwizeye. Haleluya. Niba umushaka arabizi mwene data, wowe witinya, ndabizi gushaka Yesu. Umva iryo tangazo nicyo bishatse kuvuga. Shaka Yesu, ijuru bimenye. Yego n'abantu bazabimenya nibyo, ariko twe ntabwo dushaka abantu aribo babimenye, ahubwo turamushaka kugira ngo nawe bimenye ko tumukene. Imana bagire neza. Tujye gusenga. Ushobora kuba umushaka ukagira intege nke, wongera ugaruke, wongera umushaka ngo nkunda bankunda kandi abashaka tugweza bazambona. Niko Yesu avuga. Niba kandi uri muramushaka, kuraje mwene data, kuraje mushiki wanjye, shyiramo akabaraga kuko haleluya ijuru duharara ntiturarigeramo. Nta gucika intege na gute. Ikindi ushobora kuba utarageze unamumenya, ndamugutangarije ko agukeneye, yaragupfire ku musaraba Golgotha. Iyambura iyo myambaro mibi, Yesu aza kwambika umwambaro mwiza. Tujye gusenga Imana. Byaba byiza sinzi possible gufate, ariko ufata umwanya dusenga n'Imana kugira ngo dushake Yesu bigishoboka ko wabonwa imbabazi zitararangira. Imana turagushimira kandi turaguhimbaje. Uri data wa twese mwiza. Turagushimira tubaze kumva ijambo ryiza. Ugeze hariya ngo ugiye kuzuka, ngo ibishyitsi byarabaye, abari barinze ngo imva, babasirikare bari bashizeho ngo bagugiye umurebe kubita hasi. Ariko ngo marayika ngo amaze kubirindura igituro ngo cyicayeho, ngo abwira bari bazi neza, abo yarazi neza ijuru ryarizi neza ko baje gushaka, ngo arabwira ngo mwe mwitinya, ndabizi ko mushaka Yesu wamwe. Yo abagushaka urabazi,
abagushaka urabazi kandi ubitaho. Niyo mpamvu muri aka kanya dusenze kugira ngo Mana abagushaka urabazi bagire neza. Kandi ikindi hari ibintu bafasha umwanzuro muri aka kanya wo kongera baragushaka kera bagezeho bacika intege, ariko baravuze ngo kongera gukumbura ibihe twagiranye. Barongeye Mana bakugarutseho, ongera ubakire, baciye bugufi babarire Mana ibyo bagiyemo wongera ubeze, bongere bagushakana umwete. Ikiri abatarakumenya ariko babonye Mana buno butumwa, bamenye kino kibwiriza Mana, bakabumvise kuriho, twabatangarije yuko uriho kandi wazutse, urimo urakora ibitangaza, uri muzima, ahubwo utegereje abageni, utegereje abantu bazava mu isi bakiranutse, nabo barakweretse beza batunganye bore inzira ziza. Waravuze ngo niwe kuri niwe bugingo, ngo abashaka bose kujya kwa Data bakunyureho. Urakoze kubikoze, komeza kubana natwe no kutugira neza, uzereze kuri Uwiteka. Amen. Shalom shalom bene Data, Imana ibagire neza. Murakoze cyane.